Yes, nongeye kugusuza mwa ikaze komeje gukurikirana Erickson phone nongeye kumva ku microphone ndi Erickson. Yes, welcome. Ese waba utunze urubuga rwa WhatsApp muri telefone yawe cyangwa se waba warigize urwo rubuga urukoresha warangiza waruvamo umuntu akarujyamo agakoresha amakuru yawe mu buryo udashaka? Ese waba ugira abana telefone yawe wajya uba uyitiza abana warangiza ugasanga abana bayikinishije baranje binjira no mu rubuga rwa WhatsApp bandikira abantu bamwe na bamwe cyangwa se bagukorera amapost waba udashaka? Ese waba ugira umuntu kugenzura cyane rimwe na rimwe akaba yinjira no mu WhatsApp yawe utabizi ugashiduka yakwinjiriye yakozemo ibyo udashaka yandikiye abo udashaka, mbese yakubangamiye cyitwa privacy, akaba yinjiriye amabanga yawe cyangwa se umutekano wawe w'ibya telefone by'umwihariko ku rubuga rwa WhatsApp. Utubazo twinshi waba warahuye n'urubuga rwa WhatsApp, rimwe na rimwe abantu bagera muri iyo WhatsApp yawe ubishaka cyangwa se utabishaka, rimwe na rimwe ukanabangamirwa ariko ukabura kugira. Uyu munsi nakuzaniye igisubizo. Fata WhatsApp yawe rero uyishyireho akagufuri, funga n'akagufuri. Yes, ndaguha ubujyanama bwo gushyiraho akagufuri, maze ukeneye kwinjiramo akabanza akakwaka uburenganzira cyangwa se waba utabishaka ukamuheza hanze application ya WhatsApp. So muri iki kiganiro rero Erickson info twaguteguriye ngwino urebe uburyo ushobora gushyira umutekano kuri WhatsApp yawe, mbese uzajya yinjiramo ukaba umuzi kandi wamuhereye uburenganzira. Birakorwa bite rero? Nicyo ngiye kukwereka mu minota 4 ishyira 5 yonyine ugiye kumpa, maze nkakwereka akantu ku kandi. Gusa tutaratangira reka mbanze nkubaze ntise waba warakoze subscribe kuri Erickson info cyangwa se nturayikora? Niba utarayikora aho hasi amasegonda 1 kugeza kuri 3 biba birangiye wibuke gukora like, kuko nitwereka niba ibyo twagukoreye byagushimishije, kandi comment y'ikibazo wabahuye nacyo cyangwa se inyunganizi hasi aho muri comment turahahurira turebe ibitekerezo byanyu tubisome kandi tubasubize. Nkwibutsa yuko muri comment harimo group ya WhatsApp ya Erickson info. Nkwibutsa ko iyo group ushobora kwigana kugira ngo ujye uzadusangire ibitekerezo akantu ko kandi muri Erickson info WhatsApp group. Reka nizere ko turi bujyane kugeza ku munota wa nyuma w'iyi video, nkwizeza yuko itari buze kurambirana. Reka tujyane akantu ko kandi rero njye uri kumva ku microphone ndi Erickson info, channel ni Erickson info, nawe ngiye ku microphone ndi Erickson. Yes, reka tujyane akantu ko kandi. Welcome. Yes, ndongeye nkuhaye ikaze, ndacyari Erickson kuri microphone. Yes, turagana rero application ya WhatsApp. Niba dushaka kwirindira umutekano wa WhatsApp yacu, turaza mu rubuga rwa WhatsApp. Nitumara kurwinjiramo turaza hano kuri utu tudomo dutatu hano hejuru, ahangaha utu tudomo ndi kukwereka. Turangiza tujyemo, turangiza kudukandaho turaza hano hasi handitse settings hano aha ndi kukwereka. Tujyane akantu ku kandi. Nitumara gukora kuri setting turamanuka hano hepfo tuze hano handitse privacy. Twinjira hano ni munsi ya account hano kuri privacy. Turangiza kwinjira kuri privacy dukoreho hano. Nitumara kugera muri privacy turahasanga settings nyinshi, ariko uyu munsi iyo tuje kureba ni yitwa security cyangwa se kwirindira umutekano wa WhatsApp yacu. Nta kindi rero turi bukore, turaza hano tujye kuri app lock. Hano handitse app lock cyangwa se urufunguzo rwa application yacu iyo dushaka gufunga ni WhatsApp, kugira ngo hatazagira utwinjirira atabifitiye uburenganzira, cyangwa se kwa kundi utanga telefone ugasanga umuntu agiye aho udashaka, cyangwa se wabihaye abana ngo bakine game cyangwa se barebe utu video, ugasanga umwana ageze muri WhatsApp atangiye kwandikira abantu, agiye mu magroupe yo mu kazi cyangwa se ahandi atangiye koherezamo ibintu utishimiye cyangwa se wowe utazi. Nta kindi rero turaza twinjiye no kuri app lock. Hano hari disable, urabona ko disabled irafunze, nta rufunguzo rurimo.
nta kindi rero turi bukore. Hano haranditse ngo unlock with biometric. Turaza dukore kuri aka kantu open. Aka ngaka ndi kukwereka dukore open. Nitumara gukora open, baraza kudusaba gukora confirm dukoresheje fingerprint. Niba ufite telefone ikoresha fingerprint, uraza uyishyiremo. Yes, nge namaze kuyishyiramo. Aha ngaha rero niho ruzingiye. Hari option eshatu. Hari automatically lock, ishobora kuzajya hajyamo urufunguzo nyuma y'umunota, kuko niho uhita uhingukira. Bivuze ngo ni ugukoresha application, wayivamo hashira umunota utarayigarukamo ikabona kwifunga. Cyangwa se hakaba ubundi buryo bwa gatatu bw'uko ushobora kuyikoresha, wasohoka ukamara iminota 30. Nuko kubwira application cyangwa se urufunguzo yuko nuramuka umaze iminota 30 utagarutse muri application ikaza kwishyira agafunguzo. Cyangwa se uburyo bwa mbere aribwo bubanza ni immediately, ugisohoka muri WhatsApp kugaruka bakahita bagusaba gushyiramo urufunguzo cyangwa se fingerprint. Ushobora guhitamo fingerprint cyangwa se gushyiramo patena igishushanyo waba waremeje gushyiramo. Rero sinzi wowe icyo wishimira, ariko twebwe reka dushyiremo immediately. Ako kanya tugisohoka muri application kugaruka leta badusaba urufunguzo. Ndi dukora hano immediately, bivuze ngo tayari twamaze gushyiramo urufunguzo rwacu. Ubu gusohoka muri application gato cyane ni ukuhita batubaza urufunguzo. Yes, reka tubigerageze. Ya WhatsApp twinjiragamo uko tubonye, reka dusubire inyuma tugende tugerageze kwinjiramo. Yes, tukigaruka muri WhatsApp leta batubaza gushyiramo fingerprint. Ushobora gukoresha fingerprint gutya ukahita winjira muri WhatsApp yawe, cyangwa se kugaruka muri WhatsApp bikagusaba hano hasi ushobora gukoresha pattern igishushanyo waba ukoresha, warangiza ukagishushanya ukahita winjira muri WhatsApp yawe. Nge nari Erickson kuri iyi microphone, nkwibutsa yuko iyo dukoze ibintu hano bigakunda tugaruka tukavuga niba byakunze. Niba ari imbogamizi, muri comment yabapininzemo group ya WhatsApp ya Erickson Info, uraza ukatubaza kugira ngo tubashe kukuguidinga tugufashe maze nawe bigende neza. Reka nizere ko iyi channel wamaze kwikora subscribe. Niba utarayikora naho hasi segonda 1 2 3 subscribe biba birangiye, gukora comment kuri iki kiganiro cyangwa se icyo twazagukorera ubutaha. Nkwibutsa ko like ni ingenzi ku kiganiro, niyo itumenyesha ko ibyo twakoze mwabikunze. Naho ubutaha rero, ciao.